icyo mpamya n'umutima wanje n'Imana mu gihugu cyo mu ijuru yandemye mpamya ko King James arengana nari bizasobanura karengana. Ikindi kintu cyambabaje n'uburyo nakunze Juno nkamutakazaho umwanya wanje nyuma nkabona impamvu uri kwikura kuri King James ni King James hari amagambo yavuzweho menshi atari meza birambabaza bitewe nuko atagira umugore. Banza urebe ukuntu ndi umugore mwiza Slim Jiza nanjye nta mugabo ngira. Njye nibaza impamvu King James atatekereza kabiri ngabe yangira umugore we. Ndagira ngo muri abo bantu babiri King James Papa Sava umwe muri bo yiyaminiye afata icyuki nkanjye avuga ati mimi nyawe ngutaye mu mago miliyoni 30 King James kuzambura gusa urimo uravuga ndi King James nyine hari kuri kuvuga Bulldog cyangwa Mashomamba. Umuntu twamukunze turi primary tugera secondary tukimukunda na nubu dushaje tukimukunda uraza kumwangiriza izina we mayibobo pastor utamaze n'ukwezi n'umwaka wangegera we ngo wowe nguje gusebya ngo King James nta n'isoni kutangiye kwera wasabeje Imana yakuremye bro ikakugira umutindo ukareka kuza gufatira hiti ku man tangiye kwirakara mona nago mbikunda bro nihanganye bihagije nagerageje reka nanone nongere mbahereze ikaze nangire basuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese mwibutse gukora subscribe kuri Slim Jesus TV dukomeze tugendane gatanu kuri gatanu. Ngarukanye umukobwa wacu Mimi murabona ko ari ku kifungo kubururu kifungo ka fresh cyane. Mimi umeze gute? Ya fresh tu umeze fresh cyane. Akibara ry'ubururu risobanuye ikivundi mu buzima busanzwe. Iyi ni gift nago mbisobanukiwe neza. Ni gift iturutse kuri nde? Mugize ibanga. Mugize ibanga. Kana reka tumugira ibanga. Yego. Ntabwo nzi ko nawe ujye uhabwa iby'ubuntu. Yego gift nago bayanga bro. Ibiterwa n'uyiguhaye. Umukobwa ungana nkayo koko baracyaguhereza impano. Erega ndi mwiza. None bitangira bashukisha Imana bikarangira bigeze no mu bindi bintu. Aho yase kandi utansuzugura. Aho ngaho watangiye kurengera. Ese Mimi wera muri gushukisha Imana ubundi wamugane. Aho ya. Amuntu aragira gutya avuga ati Mimi atangira kugura akantu ejo nahita bati se waje ukansura. Agakisa kabyeri kariko nkunda. Niko kunda. Nagashye. Ntabwo wigeze uba mu buzima budafite telefone ya smartphone? Ntabwo wigeze abo? Wenda ngo uhakesha? Ya mbere ngitangira gutunga phone nahereye kuri Kezaji. Ndikuba noneho hari nk'ukuntu usanga ufite telefone ugashyira nk'icyumweru bakayikwiba. Nta muntu uranyiba telefone. Ku buryo nk'umuntu ahita akubwira ati ese Mimi nimba uyishaka waje ukayifata mu rugo. Ni ikihe kintu wasabye umuntu cyangwa umuntu yumvishe ko ukeneye ko ati uzaza ugitore mu rugo? Ni script. Script imeze ite? Nyine hari iboro twendaga gukina amamagara director ndamubwira nti ko nshaka kugusubira muri script mbigenze gute nta kuntu wanyandikira WhatsApp kanyohereza script nkabasha kuba ndaraniga narindi kuri Tania TV show. Sinzi niba igikora haciyemo igihe ntayikoreraho bitewe n'impamvu zitari nziza. Arambwira ngo nzajye kuyifata ahantu bita ku Gisozi. Ntago nigize njyayo nta nubwo nabyishimiye na script zanjye ntago nabashije kuzikora neza. Ariko tu nicyo kintu cyambangamiye numva mbabayemo muri make uko natekerezaga kubikora naga ariko nabikoze. Muri kakanya se ko muruje wiriye nk'umuntu uri gushaka umugabo we? Erega ndakuze. Simuzerata. Uzi ko wirega babandi bajya baza gushakira abagabo ko nawe bigize kuntu nawe uri gushaka umugabo? Oya ntago mvuze ko mushaka. Ariko nanamubonye ntago namwanga. Ntago wamwanga? Ariko ntago ari cyo kindaje nshinga by the way. Mugabo wamutesha umutwe koko. Sha maze hoya.
Mbona ntari umwana mwiza. Sha nta bwana bwiza bwawe ndakubonaho kuva nakubona nakumenya. Yesu we. Akuzwa nihannye. Wihannye uti? Wowe ngize gutya nkavuga n'akajambo kamwe ahita uzamura igitutsi kimwe kinyirukansa. Ntabwo ngitukana. Yego. None se reka nkubwire nko muri iyi minsi uri kwiyumvamo nde basi turebe ko twabikugiramo. Ndanze abakobwa nka ba Joyeux ntibarashira mu gihugu nshobora kuvugaho nimvamo bakongera bakamuntwara ndacecetse. Bigeze ibanga. Umuntu afashe umwanya wo guceceka. Wagize umwanya wo guceceka. Ubu nakurikiranye ya ndirimbo ya kera. Kera bari abahanzi ba kera bari bafite ubwenge. Natwe tukagira ngo nuko ngo za kamera ngo zari zitaraza ngo ibiki. Kumbe bavugaga ibintu by'ubwenge. Ubu ntabwo ufite ubwoba ko ushobora kugumirwa. Bagiye bavuga ngo watazi iby'urukundo we bavuga bo bihebeye ngewe sinteze kumuvuga nzamutsinda nk'abakuru. Abyumvise? Ubwo ntabwo ujya ugira ubwoba bwo kuzagumirwa nimba utangiye gutyo koko. Bro ntabwo nzagumirwa namaze kumenya ubwenge. Namenya aho bipfira wagwane ugomba basanze bipfira he? Bipfira mu kubivuga nyine ubundi. Maze kumenya ko kurata ari byo bibi. Maze kumenya ko kurata ari byo bibi. Ase bimaze kuba barangakangaye mu rukundo tutabeshe. Kabiri konyine. Umuntu wakubabaje cyane yakubabaje ate rero? Iyi nkuru ishaje nagomba guhora nsoma. Okay. Ubushize waragize uti wihebera Juno uraza imboga nka wa kabiri bro. Wa mbere yarambabaje kuri Noheli mutegurira gift naranabivuze kuri Sinabivuze. Ugiye usanga ngo ugiye kumureba mushire gift nsanga yashatse umugore amaze iminsi birashatse. Cyo ni ikintu cyambabaje mu buzima. Ikindi kintu cyambabaje ni uburyo nakunze Juno nkamutakazaho umwanya wanjye. Nyuma nkabona ibintu ndimo ni nk'usazi. Ikintu ubundi cyatumye nitekerezaho ni filime ya Mohani narebye. Harimo umutipe bita hari umubebe bita Lada mikoro neza izamura fresh. Hari umubebe bita Lada n'undi bita Ndera Damini. Damini yari we njyewe yakoraga ibishoboka byose agera ubwo ashaka guturitsa igisasu mu modoka y'abanyeshuri kugira ngo abashe kubona Mohani. Uko niko nanjye nahanganaga na Joyeux ngira ngo mbashe kubona Juno. Nkibona bimaze kwanga buri gihe Joyeux nkayimene Damini byateguye byose. Oya mu baby Lada nagundi bagakwepa agera ubwo twikisha isanze. Mani biranyigisha. Mohani ndayireba ica kuri Goodreach isobanurwa n'umutipe bita Sinei. Mani narayirebye iranyigisha tuma ngomba kwitekerezaho ndavuga gute. Nguma guhangana n'ibintu mbona ko biri kure yanjye hobe byansize. Mani nifatira umwanzuro mbivamo. Goodreach TV ndayishimye kubera ko yabashije kumbera isomo pe. Ntabwo nari nabashije gusobanura impamvu naretse ibyo nari ndimo. Yego. Ariko ntabeshye pe. Iriya filime ya Mohani hari icyo yatumye ntekereza. Ituma mbasha gushyira intekerezo zanjye ku mutima. Ituma mbasha kugarukira aho ngeze kuko Mani Lada nta kintu na kimwe kizima yakoze uretse kurwanya. Ararwanya benshi barahangirikira bamwe barapfa abandi barakira. Mbona ko ntakwiye gukomeza ibyo ndimo. Tunabege. Urarwanya nyine birangira utuje. Cyane. Yego. Okay, ni fresh cyane. So mu minsi yashize nabonye post yawe kuri King James. Ati wa posting King James uti King James ndakwigenze. Zarakubabaje. Oya ntabwo byambabaje. Ntabwo ndashaka kubikubazaho. Ukuntu uko wabibonye. Ukuntu ifata ugafata kuri stati yawe kuza King James n'imitima myinshi mu gihe Juno byanze uti no reka posting King James. Oya ntago ariyo mpamvu. Impamvu uri kwikura kuri King James ni King James hari amagambo yavuzweho menshi atari meza birambabaza bitewe nuko atagira umugore. Hari inkuru mperutse kumva y'uriya mupasiteri harya yitwa Blaise, Pastor Blaise. Pastor Blaise ngo yamugurishije ngo miliyoni ngo 30 ibiki n'ibiki ibintu by'ubugambo urumva gara yamwambura
nsanga ibintu man King James ibintu bituma abantu bamusuzugura uko biboneye nuko atagira umugore. Nararebye mbona impamvu King James abantu bose bamunyaho uko biboneye nuko akuze nta mugore agira. Buriya banza urebe ukuntu ndi umugore mwiza Slim Jiza nanjye nta mugabo ngira. Njye nibaza impamvu King James atatekereza kabiri ngo abe yangira umugore we kugira ngo mbashe kuba nakansoringa ibibazo byose ahura nabyo byizo ngirwa pasiteri ziza zimubwira ubugambo bwose ziboneye ngo yarabambuye. Iyo utekereje ukabona amazu King James yujuje ukabona imitungo King James afite aho kujya kwambura ubwo busabusa ngo ni bwa miliyoni 30. Nongera ngaruka kuri nongera ngaruka kuri Glacier uwo bita Papa Sava. Uvango iyo abantu bageze muri iriya myaka abantu batangira kubaninyaho. Ariko njye nibaza mwamuzi igihe bazapfira. Glacier bamuneyeho bihagije ariwe Papa Sava. Ndagira ngo muri abo bantu babiri King James Papa Sava umwe muri bo yiyaminiye afata icyuki nkanjye avuga ati mimi nyawe ngutaye mu mago. Induru zivuga basare bisererange batire n'imihini batire na za rakrete nka zimwe za Pastor Noheli ngo ari gukubita akabuno ka Jack bifata ubusa. Ndagira ngo nkubwire ngo aho igihe kigeze wa mugani n'Imana yabonye ko bitari ngombwa ko Adamu ba wenyine imuremera Eva umufasha umukwiriye. Niyo mpamvu wowe King James wowe Glacier Papa Sava kwiriye gushaka inyunganizi kuko nta birababaje kumva King James bari kumuserereza ngo yambuye miliyoni 30. Zibrase ni miliyari na za triyari na za bya binyuguti byose ntanasi. Ariko ibyo naho bihure no kuba mufata ukamupostinga kuri stati n'umutima myinshi. Nge namupostinze kubera ko ndamukunda nubwo akuze andusha imyaka myinshi. Buri kintu nakundiye King James ubuhanzi bwose imvuga itari nziza. Abahanzi bose muzabonesha amaso iyo bazamutse bitwa ngo bazamutse bahita bihutira gukora ubukwe. Ariko King James akunda mama we. Yarabanje yubakira mama we aramwimura amujyana mu nzu nziza ariyubakira ku Ruyenzi atunganya inzu ye mbese urumva aremerera avuga ati nubwo nkuzi kambanza ngira icyo nkorera ababyeyi banjye batumye ngeraho ngeze. Niyo kintu nkundira King James buri yarusha abandi bantu bose bo ku mpande. Bikari byo bituma umwikururaho se? Ntago navuga ngo nuko umwikururaho gusa ubonye ibyamubayeho kuba namupostinga ntago byakabaye big deal. Kubera ko kumupostinga n'ubwo mbese ni nka ubundi no mu nsengero bagira deliveration ni nko kumukansoringa kamwereka ko nta kibazo nyine atari wenyine afite abantu bamwitayeho urumva kuko rega abanza bika ko King James nta mugore agira. Abantu benshi kera bateretenishaga indirimbo za King James. We ni indirimbo umuhongo yigeza guteretesha King James. Uratsekeje urumva naguze uzi indirimbo nibutse sa King James jamana we nibuza kayumva yaseka gapfa urumva ese ko ushaka kujyana mikoro kure nyikubwire ngo yandebaga igitsure nkamukunda ariko muti ariko mana we ngo yamwogerezaga amasahane ngo kamemo ngaboneka shamana ngo yamujyanaga muri kantine ngabone ko ari umusirimu umva shamana King James ubundi njya mukumbura bundi mu mateka ya kera nibwo yararyoshye ngo batangiye kugenda mbana gatogo ngo yandebaga igitsure nkamukunda ariko mutinya ngo wesha ariko mana mu buzima urira mujama sinzi
aha ngo nuko bimeze iyo niyo mani iyo niyo yankomye tu ubwo ngubwo ngiye muri bya bindi ni kwa wowe bajyaga baguteretesha nukuvuga gushamba nyine shamani ntibona yikundaga byatari nyine ya umutipe yarayimbwiraga akambwira ukuntu yamwogerezaga amasahani yakumva nyine uriya mutipe yacaga bugufi bihagije nese ni wowe ni kuba wowe baguteretesha niyo nyine niyo nese umuntu ashaka kuguteta kohereza indirimbo hari ukuntu kera umuntu yashaka kugutereta akakwati akakohereza nk'akaririmbo ka King James akakarimbo uzajya kumva nujya kuryama akarimbo nk'umukunzi yigeze ubundi akantu kigeze kujya kagerwaho mbere iyo ngiyo nyine bayiducuraga bisanzwe ariko hari indi ndirimbo yajyaga ivuga ntabwo nzi niba ari iya King James kuko barayimbwira ko ntabwo nitaho kumenya ngo ni yandi baravugaga ngo nurangiza kugasoma agapapuro uzagace ntabwo nzi nyirayo ariko nyine yarakwandikiraga agahita yandikaho ngo nurangiza kugasoma agapapuro ugace iryo jambo ryongeragaho ati rero kugira ngo mu rugo batabimenya na mwarimu ataza kubimenya nurangiza kugasoma agapapuro ugace nicyo kintu cya mbere banzaga kukubwira niko meme muri kano kanya uri gushakira hiti kuri King James nyuma yaho no wivanga ibintu bro ngenje kuburanira King James mu bantu bavuga ngo yambuye ayo mafaranga bro ntago miliyoni 30 King James zamunanira kuzishyura yankunda atankunda yacaka atanshaka ntago nkeneye ko anshaka mu buryo bw'ikinyoma ntago nkeneye abantu bamubeshyera mani tumuzi igihe kinini King James ni mukuru ko natangiye kumenya King James nkiga deuxième secondaire sibyo yari umusore uhagaze wemye uririmba ibyo byose ndi kukubwira ngo yozaga amasahani akagura ibyayi breakfast yose yari yaragoye mu by'ukuri niba koko ari byari true story ataratubeshyaga rirenge nyine azazindi z'abahanzi ndakubwiza ukuri mbabazwa n'umuntu mani ufata izina ry'umuntu King James ni umuntu umaze igihe yarubatse imitima mu banyarwanda izina ryiwe ryafashe imyanya ihagije mu mitima y'abantu kubera icyo adafata buno buhanzi bw'amafuti buri kuzamuka ngo abe aribwo ajya kuvuga agafata King James wamaze gufata imizi mu mitima y'abanyarwanda agashaka kumutubwiraho nabi ako nanone ntabwo akanga kuvuga kuri arabeshya mani kuri nta kuri kubirimo abanyamakuru b'iki gihe abahanzi mureke mbabwize ukuri abapasiteri ejo bundi pastor Noheli yahanuye ngo asi abazabana ejo bundi ati byapfuye abahuje umukobwa w'umukinnyi wa sinema ngo niwe bazabana kuko ari we mukire reka nkubwire mujye mwitondera abapasiteri bariho muri no minsi ya none ndabinginze mwa abanyamakuru mwe mujye mushiramo inyurabwenge siniyumvisha ukuntu mani wonde nguvuze bundi harya wavuze ngo nde songiye pastor King James King James miliyoni 30 King James kuzambura gusa uri muravuga nde King James nyine ariko uri kuvuga Bulldog cyangwa Mashomamba Bulldog se no wayambura yayambura wowe Mashomamba we ntasiba muri gereza yiba na telefone zitagira yiba gatushi zitagira n'inzugi bro ariko nugera kuri King James dushiraho full stop uvuge ngo uyu we gangster bro yubahwe hands up ako kubera iki mwagiye musimbuka imigende muresha nayo kweri ufata umwanya wo gufata ijambo kuri King James ubuze igihe amaze tumukunda cyangwa umuntu twamukunze turi primary tugera secondary tukimukunda na n'ubu dushaje tukimukunda uraza kumwangiriza izina we mayibobo pastor utamaze n'ukwezi n'umwaka wangegera we ngo wowe nguje gusebya ngo King James nta n'isoni kutangiye kubera wasabeje Imana yakuremye bro ikakugira umutindo ukareka kuza gufatira hiti ku mani tangiye kwirakaramo ntago mbikunda bro nihanganye bihagije nagerageje kwitonda uyu munsi fata nta soni we mayibobo uraza gufatira hiti ku muntu umaze imyaka igera muri 20 n'ingahe yarubatse imitima y'abanyarwanda ukaza uri kuvuga ubusa wa mayibobo tangiye kwirakaramo none nawe ntago mbikunda man ntago mbikunda man mbabajwe n'uburyo ubu bivuze nk'aho ari ukuri kubera iki bitari ukuri uziko ibintu byajemo na liberege bari ukuri
ariko ribu ni bande? Ribu ni abantu. none reka nkubwire, none ribu ni ijuru ryamanutse, Gabriel marayika aramanuka aza kuvuga ngo ngenje muri ribu, nta mwana w'umuntu uva amaraso uzakora muri ribu. Cyangwa ribu ni abantu bava amaraso, buzuye inyama n'amaraso n'amagufwa gusa. Na ribu nayo iribeshya bro. Kandi ribu ni ubugenzacyaha, ntabwo ari ribu yemeza icyaha. Mwebwe mufata inzego nk'abasivile mukazifata uko zitari. Ribu ntabwo ari yemeza ko icyaha cyabayeho. Ribu ni ubugenzacyaha. Iranekaneka igakurura amakuru bitewe n'ibyavuzwe, ikavuga ngo ese koko uyu muntu ni umunyacyaha cyangwa ararengana. Icyo mpamya n'umutima wanjye n'Imana mu gihugu cyo mu ijuru yandemye, mpamya ko King James arengana, na ribu izasobanura ko arengana. Bakajya baza gufatira hiti ku bantu mani. Ubundi nkuriya izo miliyoni 30 yazikuye ntago mu Rwanda, ariko ntago aba mu Rwanda. Wasanga naho haba yirirwa yoza abazungu. Abakecuru n'abasaza b'abazungu bakenerwa kozwa imibiri bakabihemberwa, barangiza ngo ngo ngewe ngo ndi diaspora ngo ndarenze, kandi ushinzwe koza imbwa z'abazungu. Ntazagira umuntu uzasebya King James, ngenda nabiyamye bro. Nta soni. Biramutse se bisanze ari byo koko ariko byagenze. Ibihe se byagenze? Ribu izajya mu Rwanda, ijya no hanze y'igihugu ujye kumenya ngo byagenze bitya. Ako kuki umundi muvuna ubugenzacyaha bro? Mwagiye mubaha umutekano nabo bagatuza ko ari abantu. Murirwa muzengurutsa abantu mubazerereza ngo ni ribu ngo ni ribu. Mwagiye muhana ribu igatungana igatuza ko mani nayo abantu barishingira gutanga ubuzima bwabo kubw'imitekano yanyu, mukirwa mubatesha umutwe mwebwe. Urumva ibyo bintu bifite agaciro ari kuvuga? Yamuteye kaci isa mwambura izo miliyoni 30 yarazimugurije. Ngiye mani wapi? Urangiye hari ibintu ntakunda mu buzima bwanjye. Hanyuma bigahurira he no kuba wakitanya gupostinga kuri stat ukazawirizaho King James. Ndabona no kuri profile ya WhatsApp hari ifoto ariho King James. Njye King James nabikoreye kumuhereza ihumure ngo mwereka ko atari wenyine bro. Nese muravugana? Kuvugana nta birenze. Iryo humure se rizamujyaho riti? Mwandikira kuri WhatsApp nkamwohereza utujambo twiza. Erega ntago ari ngombwa kuvugana n'umuntu. Ese aragusubiza basi? Ntago ari ngombwa katubiza kuko yarahungabanye bihagije. Urumva? Naho yansubiza nonaha, nawe yansubiza mu myaka 2 ishize, nzi neza ko nawe ahari. Hazi ko hari abamwitayeho. Niba ajya kuri Instagram akabona ifoto yiwe abantu bayipostinze, akajya kuri Twitter akabona ifoto yiwe, akajya kuri Opera Mini, akajya kuri TikTok, kuri Mafibi, urumva? Abona neza ko atari wenyine. Ngira ngo mbabwire ngo mwebwe muharanira kugusha umuntu burundu. Man, hit iravuna, imyaka yamaze akorera hit. Bro, ndagira ngo nkubwire ngo tuzahangana nubwo tukiri hasi. Ntabwo ibyo batekereza. Umva, imigambi y'umwanzi ku muntu ntabwo izasohora. Mukore cyangwa murorere, ndababwira ngo King James ntabwo azakurwaho n'itafari na rimwe. Aho amaze kugera, nigashaka bika agatafari gato gahiye. Nimvuga itafari ntimumve ryandi rya rukarakara ryo mu cyaro. Kano gatafari gato kangana utya, nako ntikazamuvaho. Kuko hari aho yavuye, hari n'aho amaze kugera. Hari ibyo twubakiye muri twebwe kuva tukiri abana, n'ubu King James turacyamuririmba. King James yatwigishije guhata ibitoki n'ibirayi. Mani, aririmba wa mukobwa ngo nuwo kwandera, ngo kwa Veneranda, ngavuka kwa Veneranda, ngo ariko ngo yigize umusirimu. Ni byinshi yatwigishije tumwigiraho, byatumye twirinda kuba bo twakabaye turi bo. Ngo dutereke inzara zigeraraga ariko twabuze ubushobozi. Ariko yatwigishije gukora no kubaho. Yego. Okay, no fresh cyane nimba ari uko nguko bimeze. Reka njyewe ntikanire ku musozo wanjye. Njye nashaka kwibariza impamvu wifashe ukaba wafata King James ukamushyira kuri profile yawe, ariko ntabwo byandiye. Hakunda namukunda by the way. Nese reka nkubwire, niba naretse kari agasore k'amafuti Juno, ntabwo nzongera kwisondeka bro. Nagiye kumunzani nipimisha ibiro byanjye, mbana ndi umuntu urenze. Nindafata umuntu ga King James ufite ibiro biri hejuru y'ibyanjye, nongera kwisondeka za nyakatsi nka za Juno uzabaza. Nongera gukunda nzakunda umusore ufite ibiro. Yego.
Niki babwira rero abafana ba King James bari mu abafana ba King James nababwira ngo ntiducike intege kuko nanjye ndimo hands up gahunda no gutsinda ntimuzigere na rimwe muharanira gutsindwa intsinzi yanyu igihora itera imbere tumukunde tumukundwakaze tumuramye tumurate tumwiteho King James wacu inshuti y'igihugu inshuti y'u Rwanda inshuti y'abaturarwanda urakabaho kandi uragahorana ibyiza amahoro n'umutuzo bye bye ndagukunda cyane indani mu mutima ibindi okay ngo uyisanabwira King James yego so urakoze cyane reka mushimire batwibutsa abantu bakubona hano baje bareba n'ibiganiro byawe cisha kuri Miminyawe TV subscribe like ivizo na share inkunga ikomeye sa urakoze cyane